Twakomeje n'umunsi wa kane kugera ku wa gatandatu wo kugabanya inda, gutandukana n'ibicece n'ibinyenyanza. Niba utararebye kuri videwo ya mbere y'ibyo twakoze ku munsi wa mbere kugera ku wa gatatu, uyirebe hejuru muri link cyangwa se muri comment ndayigushyiriramo. Rero umunsi wa kane kugera ku wa gatandatu turakomeza na intermittent fasting, aho noneho turi bwongere amasaha yo kutarya tukayagira 16. Noneho amasaha yo kurya akaba 8. Biroroshye kuko niba ku munsi wa mbere kugera ku wa gatatu warawushoboye, uyu nguyu kuva ku munsi wa kane kugera ku wa gatandatu nabyo birakorohera, kuko turakomeza dukoreshe ya discipline imwe. Rero ku munsi wa kane kugera ku wa gatandatu kurya no kugerageza kurya utinze. Niba uriye ibiryo bya mbere saa 5, ibya nyuma urabirya saa 1. Ubwo ni urugero, ushaka kuvuga ngo ifunguro ryanjye rya mbere ndarifata saa 5 za mu gitondo, noneho ifunguro rya kabiri ndifate saa 9 yenda, irya gatatu ndifate saa 12:30 ku buryo bigera saa 1 narangije. Ndongera nsubiremo kugira ngo tubyumve neza. Turakoresha metode ya 16:8. Dufashe urugero, ndongera ndusubiremo. Uratangira kurya saa 5, urekeraho kurya saa 1 za nijoro. Ubwo kuva saa 1 za nijoro kuzagera ejo undi munsi saa 5 nta kintu uri bushyire mu nda na kimwe. Kandi turagerageza mu masaha tutarya turi bukore ka siporo koroshye. Ubishoboye rwose ukore siporo ikomeye, ariko nubishobora ugende byibura buri munsi iminota 30. Kandi ushobora gukora amasaha bitewe n'uko wumva umubiri wawe umeze, ariko ukubahiriza cya gihe cy'amasaha 8 yo kurya n'amasaha 16 yo kutarya. Biraterwa na discipline y'urugo rwawe, discipline yawe wihaye n'amasaha urugo rwawe ruriraho. Ushobora kuvuga n'urugero ngo mu gitondo ndarya ifunguro ryanjye saa 3, saa 7 mfata ifunguro rya saa 6, noneho kuva saa 10:30 kugera saa 11 aba ari bwo ndya ibiryo byanjye bya nyuma. Ubwo kuzagera saa 11 kuzajyana none undi munsi saa 3, urumva harabaciyemo amasaha 16. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki umara amasaha menshi nta kintu ushyize mu mubiri. Iyo uretse umubiri wawe ukaruhuka, nibwo ugenda ugatwika bya binure. Uragenda nta kintu uri gushyiramo, uraza kugeraho noneho ibiryo numara kubikoresha uragenda ujye no mu binure bibitse ubifate ubikoreshe kugira ngo ubone umubiri, ubone imbaraga ukoreshe. Rero ayo masaha nuyubahiriza, ukaba utariye isukari, wariye indyo yuzuye, wafashe proteine nyinshi, wanyweye amazi ahagije, umubiri wawe urajya muri bya binure ubigabanye. Kandi aho uri burye urye nanone ibiryo bitari byinshi. Ntugende ngo ugiye gukuramo esheke y'amasaha utariye, urye ibiryo bitangana n'umubiri wawe. Urugero, nimba ugiye kurya proteine, ufate urushyire rw'ikiganza cyawe imboga. Mbere yo kurya ufate imboga, nimba ufite salade, agasahani kuzuze salade, uhere kuri salade, ukurikizeho proteine, ushyireho n'ibindi nk'umuceri ibiyiko 2, ibirayi 2, ikijumba 1. Inda yawe nituzura urenzeho amazi. Ntabwo turi burye ibiryo bidafite intungamubiri, kandi urarya imboga, urya imbuto, urarya neza muri rusange. Nuko rero iyo minsi yindi iri bukurikireho nibyo uri bukore. Ejo tuzongera tubane ku yindi videwo ivuga ku munsi wa 7 kugera ku wa 13
icyo tuzakora kugira ngo tubashe kugabanya ibinure byo ku nda, dufashe umubiri wacu gutwika ibyo binure. Kandi ntago uku kwiyiriza ubusa gutyo, iyo disipurine ntago igufasha kugira ngo ntubyibuhe gusa, kuko igufasha gukiza indwara nyinshi mu mubiri wawe, harimo diyabete, indwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi nyinshi cyane. Mbega umubiri uragenda ugasohora imyanda yose. Urumva rero ko ni ibintu byiza cyane, haba mu guta ibiro no kugira ubuzima bwiza. Ukore rero subscribe kugira ngo indi video izajyaho ari wowe uzahita uyibona bwa mbere, usangize n'undi muntu wese uzi iyi video yagirira umumaro. Naho utaha, bye.